Beti bimeze bite? Beti Bo, bimeze bite kuri kuvuga gake? fresh. Amakuru Mwiza. wagiye mu kazi se? No, Uhugiye mu biki? ntacyo. Amakuru y'iminsi se? Kuri kuvuga gake? We bico Bimeze bite? fresh urogeye uranzamuye mani ngo nze ndebe teta, uzi ukuntu teta iyo mubonye nirirwa ntakoze ntago nkora, Kubera iki? ntago wareba teta ngo ujye mu kazi urahaguma. Umva se bari Ahaye imisatsi se noneho murebe noneho nyine umuhage deni noneho ntuzongere kumureba cyane. hari umuntu wahaga teta se? Buri munsi aba Ese wamuhaga ute? yiyapudetinze. Buri munsi aba yiyapudetinze. Tereza bimeze bite? Ni sawa, bimeze bite? Meze neza. Ko Ndi mu agiye kazi. Arahari. uri kumwereka se shaho utwo Ari kunyereka ku gatuza. Teta se umva agiye kuntora. Ugiye kunserereza? Ameze n'amabere. Yego ko. ari kumwereka utubuno two mu gatuza. Muraje mumfatikanye. Kubera iki Teta wadushyize hejuru utwo tubere? Ntago ari utubere nawe dawe utadupfobye. Tereza iki gisore uri kukibona ukuntu wagwa mu bituza byacyo cya Aburahamu cyacu? Ndabibona. Iyi mihanda se nayo ko mbona abantu barumbye we. kandi none ni kuwa gatanu ariko ubanza bamwe batari babyuka. So hari umuntu utarabyuka? Nanjye nabyutse. N'umunsi ni weekend iraza gutangura saa 10 saa 9. Niyo mpamvu ubona nanjye niyo nditegura. Uri kwikora wagira ngo uze kudutamo. Arimo arikora. Noneho y'imyaka 25 na 52 twakwakiriye. Misi umuzehe ahita aragenda. Basi sore kabisa. Uri kumuvana mu rungano. Abantu ntibagikunda kubaha imyaka myinshi babwira ko ari abana. Namba wundi inyegamo bimeze emi uri kamba. Good morning, everyone. Morning. Avuze ngo iki we?
Meze mute? Tumeze tumeze sawa. fresh. Mr. Shinwa. Oh, Fine nyegamo neza. Oh, meze fresh. Na tete beti. tumeze fresh 5-2. Ni 5-2. Umunsi ko ndeba ubishyira. Uyu munsi nta mafaranga gafite. Umunsi ubihute. Niyo mpamvu byabaye 5-2. Amafaranga ntabwo bwarabuze. Mba ndi kubibara nkabona hari kuzamo ibisumbane n'ibihekane. Muratera intambwe zikagwa mu kw'abandi. Yatari. Ibirenge biri kona mu k'umukecuru duturanye. Inyegamo ngo ntabwo umunsi mwawushyizemo agasenda mu burungi. Naze se sha dutema. Inyegamo wansohokanye. Ko ntajya mumenyera yaje akadutamo. Ubu ngubu baransohokana da reka. Umunsi wabaye kamambiri. Mtu ya kubanyoa moja. Ivete twakwakiri. Ariko Ivete muri kumurebera cyangwa ntabwo muri kumureba? Nabikirije. Harahiye rero. Sari maraje. Wamwumvishe ukuntu aba ari kunoneka. Gasohokana ishakoshi gusa. Kabaye. Ngiye kureba aho nakwigurira uturaha nawe ubundi ndabona uyu munsi byakomeye. Nuhabona umbwire nanjye nze mbyemera ko. Amaye. Kandi serious ko mbikunda isambusa y'inyama nge ntayikunda nkunda biriya bintu. Ikirani Undi cyo ibiyara. cyuziranenge mu Rwanda. Ikirani cyo kintu cyujuje ubuziranenge mu Rwanda. Aho yatubeshye. Halo. Njya mbigura. Ku muntu nizeye. Amashakoshi gusa da. Ivete ngibyo bintu ngo ni biki ngo ibyo bintu ujya ukunda ni biki? Ibiraha. Ibiraha make nyine bisohokeje uri kuvuga igice ntabwo turi kubyumva. Nzi ibiraha. Nta rindi jambo nzi. Nyine biraha. Yego rati. Biraha rati. Kono za mukubataye. Biraha ibyishimo nyine. Sibyo njye mbabwira. Hello. Abagiye kwitegera umugande kaza. Aje gushya ko. Mico. None se wowe birahitse. Ejo umugande kaza byarangiye bite? Samwe muri kuntuka. Ari kuza gusaba ugasaba naho nyogosenge yatinyema. Bari kukiguha gute wa muhungu? Uguje kubishyira hanze. Reka nceceke wowe turi inshuti. Watubwiye koko tukiyumvira. Rwanda reka nceceke yatazankubita urushyi natashye tuzi indimu. Ashakaga kwenda nyina. Ntago yakora byose. Yagiye kwishima hatishikira ma. uragira neze Betty kaye tugiye gukora ubukwe. Buyada waraganiraga. Uwaciye nawe ukambwira ko ahari. Yari masaje
amaso akunda ntuyazi. yarimo yaka intwererano da. Nandi kwiyakira intwererano anga kuzima. Umushinwa Bakazajya wo banyohereza ngo imbanza njya kumenya uko bazisaba ngo naje nabi. ejo umushinwa yari hagati y'ibikecuru 4 5 Njye se meruka hano. uravuze noneho kandi ejo wari wakanze amanwa kutavugaga hariya. Njye ntago mperuka muri izi karitsiye. aho uheruka hose barakumenye. uzi ko wagize isoni ukajya ureremba kugira ngo uri umukobwa we kandi nari nkurize ukankoza isoni. Bisubire. Hari ahantu njya ngo nanjye nkibura. Wallahi hari ahantu yaransebeje. Yo wijajaje. Ariko se bura wowe hari awahera hewe. Wakwijijisha nubwo ukarebamo kimwe wiharira. Ateko zari nkawe napfa kwihengeka. Geko twose rimwe wagira watikira intoki. Uti? Twose rimwe watikira intoki. Ariko ejo baraguhamije ni ukubishinwa. Ni ukuri ko Imana urarerembura neza. Ntago barana bashobora mwana. Ariko byo hariya. Abahaka haba hari umuriro. Nawe se ahantu haba abagabo hataba umugabo wakoraho ute? Ariko buretse muri iyi minsi ndaje nicaginga ntimuzanye. Kuri pano soretse ko amashanyarazi yananiwe. Uzicaginga kangahe? Kuri winde. Ariko kujya ureremba kuriya bakubajije gusubiza nk'umugabo ijwi ribe rinini. Uzi ko wacaga amarenga nk'ikiragi nkagira ngo ngiye kwa muganga. Ari uzi buriya. Yemba ndi imbere y'ababyeyi. Bakora hanga ugahita uvuga ngo nari mu Bugesera ari guca amarenga. Muraje munyitegesha. Bakuko zatugwisha tugashinga amaboko. Wari kongerera na se batubwiye. Bari kongorerana nk'abantu bize. Kuri Nyirwamo Karame kwangana oya bibi. uko ngana uko sindageraho nigiraho kwanga. Reka nimba ari wowe nzaba ngiye kubyigira. Aha ubwo wabona ari nabyo reka mwihore. Uri muri dushe nanone sera haje abakobwa benshi ujya koga bagira ngo bagutere icyokere y'ubumbitse. Ubu ngiye koga. Ntajye ku cyangwa. Ejo baramubazaga aho gusubiza. Navuze ko ntabivuga. Sorry. Wakwihanganya ugacikwa gatoya tukiyumvira. Yaje icyo ibanga nicyo n'igihe wenda bigira ntewe ko n'agapfukamunwa mfite. Ndakakugurira. Nuko tibaza. Niyaranje mu kaguru. Icyo nzi cyurakikwa amaherezo. Kereka nimba wenda nkakurikira mu gikari naho ntabivuga. Ko ndi kumva ibintu nshaka kuvuga koko. Tukore ku musoro ngwiri gikwembe cyo gukwembeka. Niko Betty wakigendeye. Wakwirukanye njyewe kari njyewe kibazo. Nukugira ngo Betty atabibabariramo. Yewe be ubwo rero byumva nubwo ntabivuga wumve ko bitari byiza bibabaje yabyivugiye.
kabanza kurira kunyweresha ubundi Kumbe agukosora. nakunze icyamamare ndabizi ntaribi. Ubwo ntiwaba ucecetse uri kuvuga nde wowe? ariko icyo cyamamare kigatuma nceceka umva nta mwotsi wese utagirira ikibazo inyama ye icyamamare iyo uza kuba uhari amagambo yashize gatuma nabivuga ukiyahura ahubwo Nyega ahubwo. karabo inyama bayishituraho ndeba nceceka icyamamare arakidasangirwa Ngenda kumyutinga. ubikora njye mu gikari ukariho nikundira kujya nandika Agiye kwandika muri message Na comment ndi muting. aze mu yindi account. njye ku yindi account Yibaninge. ndahita mforowinga uwo mushuti wawe tuvugane noneho Ntago yahita yagusubiza. akabireka mbe kuri Ari kuri level iri hejuru byamusaba igihe kinini kugira ngo azabone message yawe. ntabwo tubyaca aho hejuru se kereka hatagerwa n'indege hejuru ni habi habe no kuba hasi Reba. uzi hejuru ibibazo bihaba Umva sinakire Yunus we. Yunus nawe yaje. hejuru yabibwirwa uramutse umusobanurije ibyakubayeho bari kukumanura bakumanuza amabuye nka voka zidahiye Ego n'abandi bamanuzaga amabuye. uvuze ko nta kibazo se ikihe kibazo Kubera ko nabuze ndi muri douche. yambaye n'ubusa beti yari yambaye ubusa. mfite screenshot rero tugira ngo ubwo ari kwivugisha gutyo ntatazi ko mfite yari karerekana ibintu kugira bamugurire icupa, yari iyihe mpamvu kugira ngo yerekane ibintu? mbabarira agusobanurire pe ko biteye isoni umunyarwanda wuzuye ufite umugore Beta ari kubwira. uzi ko yarabaye nka ntuze nka wa mujama wacu bamwita nde disiwe umwe wo kwanda umwe wa made in Rwanda bamwita nde bibi Moses. yego sha Aya sha mico mukabubeshye ntabwo yakwiyambura impuzu. Baby face ngewe. uko munshyushya munda kambe nkandagiye mu mazi ntaza kwatura nkabivuga Hari abatari ikinyoma. Jya kugura supaguru ushyire kuri uwo munwa wawe. si wowe uri kunyirenzaho se umbwira ngo bari hejuru ndabamanuza amabuye nk'umagama pe ahubwo ashyireho kore tangete. Ubu najya ngiye kuririmba ngo ijoro rikumbana umunsi nawe gutinda nk'umwaka. Mukecuru utariye welcome. Hano bakiranyica. Yemwe pray for me. habaye iki Ndikumva Ntabwo ari amakosa. Mico wese amakosa kwerekana imari yawe. inyegama ari kumpimbira. Mico Yo. yega muzamwegamire. Niwe. Ubu nuko ari kure cyane nari kwereka. Nawe ubundi azakwemeza. Bashaka ukamenera ngo agatuma ngo beta njugunye ibishanga nkajya guhinga umuceri. oya iyo ibyaye ikibazo irakirigata nta yangi yaje yakwangata kumva gushyigikiye Oya nagashyigikiye ahubwo ari kugira ngo ubivuge neza. oya nanjye nabyo mvuze ntabyo mvuze rero nzi ubwenge
Erererere. Ushaka abanzi babiri ateranya inyegamo umugore inyegamo uzarebe iyo umwana akubise umwana w'undi mubyeyi bakaza kumuregera nyina nyina abifata nk'aho ntabirenze ariko wamara kugenda ubwo igikurikiro cy'ubu nyine ariko ngo nushaka abanzi babiri ateranya umugore n'umugabo ndabyanga singiye kuzaza ukanyuma umutobororo ngo uraravuze ni kwa kundi umwana akubita ku mabuno ya nyina asa amureba se ni nk'aho ari ibyo ndi kugerageza gukora ndi kwikoza agati hahandi ubufufu ko atari kuvuga na Ivete na M zimo turumva ibyo muri ariko inyegamo kujya ukora live ngo nawe nze kuri live yawe nanjye mununi umuravu bahangaha baraza kugwira ndajya nyikora followers 60 se nimba 600 byaranze birakunda narabigerageje ni ukuri mico ntabwo mu Rwanda byemera u Rwanda ni 1000 noneho shamva ibintu byambayeho narayifunguye kandi mba muri Kenya ihita yifungura nk'iri mu Rwanda ngerageza guhindura iriya banse ngo region biranga utambwira nkabi gukora nose uko ndi mu Rwanda nkabashira abantu 9 nyine ibaze ko nge byanze wallahi iyo ufite aba followers 100 ngushyira kuri live ibaze nyine ushinzakora iki ko byanze we ujya kumusura muri iwe muri ghetto uravuye bimenye nta muntu ujya umbona njyewe ghetto yiwe narayibonye uko imeze ibirimo nyirasenge nyina wabo nyirarume sekuru se turashize umwicwa n'abashyitsi b'abaturanyi n'abazera abazukuru n'umwuzukuruza nabo baba barimo ku izina ry'Imana nashyire kuri video namara iminota 3 bataraza kubavugisha mumenye ko mbishyiraho video reka tubwira bikora bishyiraho video batazi kandi ndabona telefone n'amaye sorry ariko naje kurengana ko niko John nudutumbwebera utwo duhinja sera utwo duhinja tw'abandi wirirwana uduhinja njye nta bintu by'impinja mba ndiho n'udutumbwe n'uduhinja uba ufite niko Betty ndumva ibintu byakomeye mwana mugeze kuki se kwebwe muco se noneho muco urimo ndi kurya amapera muti barakunyuza mu misoto kavuna umwete barakunyuza mu misoto habaye iki ubyukiye ku mapera mwamubonye utse ariko bereko dure byatangiye manura ntarafata kindi araza kumwereka
cyonzi iki nogosha no kumushakira ibihato muri tuwarete icyonzi icyo uragumayo amasaha 100. Steven we Steve waje ukamfasha inyegamo uriya ninde wundi buri ndamugufasha aramukumfasha se wa muntu we ko ntari amabuye cyangwa umbaye mapera uze kujya kunya nk'impatwe. ntabwo ndi buyajugunye reka ndaza kukureba ufashe ku rukuta turira turi kumanuka yiyambuye byose ariko imitsi yo mu ijosi yahuye niyo mu gahanga nyibutsa niga primaire ibintu byambayeho papa noneho riragukata bien. umva nasibye ishuri ntabwo nasubiyeyo yewe noneho na mbere hariya y'umweru aroroha ayo y'umutuku ndakubwira uraza gusigarana umusate ariko ubundi nyegamo avuka mu Rwanda cyangwa ni umukongomani ngaho ubu sinziza akayahande uvuka mu Rwanda kubera iki urumva ntabwo ari Kinyarwanda ngo ni umugande waje kugira ngo nsubire ku nkuru y'Ubugande se Rwanda n'amapera uraza guhangana nabyo wenyine nimba iwanyu hari tuwarete zimwe z'ibinonko birashiraho nibashaka bashyireho urajya ukubitamo inzara akanonko ko hasi karamanuka hamanutse ibinonko nka 3 byo hejuru bayiteriye reka mwibikire nare binyibikira hehe wariye gakeya uri no kuyamirira aho ngaho ibijugo byo mu mpande byatobotse ariko akanakumira usinagusa ndimo kurengana none nimba amapera arasibishije undi mwana ishuri we biragusibye kujya he kutakiga baramusibye akazi baramwirukana ariko babuze umuntu n'umwe umvuganira ko Betty arihe ko ntawe uhari ari kwibaze kurwaza umurwayi ubu ushaka ikintu cyitwa akaziraruguma ko kuza gukandisha ari ahantu hatabutse iyi mihanda nayo ngiye kuzakatira ngo ahantu hari inyegamo nande uyu ninde wundi nzayamajya rakaraka wivete ntago nzayamagera ubu ngubu mfashe umwana rakaraka noneho ubwo uzaramutse ugize ibyago akarya nk'imvuzo z'ikigage nyine imvuzo ntabwo njya mu bigage ndi umusaza cyangwa umukecuru ayo mapera se ko yoza amenyo y'abasaza mwahuriye he nawe kandi ashaje yoza amenyo y'abasaza kandi abasaza batagira amenyo gute genda ujye kununuza mu gakatsi mukamutuvuza cyangwa umirire aho ngaho uze kurwarira rimwe n'undi ntakura amakuda n'umwana w'umwami yaratatse ariko ubundi ago magambo rwose urwagambira aragiye ntabwo ibyo biri kurya wenyine ntabwo uko uri kurya wenyine nuko ari njye washyizeho kamera namwe muri kurya nuko tutabizi kurya si ikibazo nibyo turi kurya kandi tugufitiye impuhwe ntugira ngo ni urwango buriya ubona fofo ushobora kuba nawe uri kurya inagarasoryo izo ngizo ni sawa njye imyaka yanjye arazimenyemerera kubera mfite ikibazo cy'imitsi na rubaga impande
cyanda nazikumbuye mani hari umuntu uzifite ngo azazinyoherereze ni ukuri n'intoryi mu bintu nkumbuye n'ibyasabye n'intoryi birimo pe ega imihanda pu ushaka ikintu mutubwira ndi kubona abantu hano bakonje si wowe watumye bakonja se okay reka njye mu bishanga barashyuha ngo uri kubatera sitori zitabayeho nibazane game twikinira ahubwo kabaye ndi kumva nshaka gutsinda abantu hano umuntu mutaye ibishanga ninde bimeze neza nyine ari ninde twarinde inde ari uriya muntu agiye gute ngo yagiye ngo guhinga ngo imiceri agiye kwiyahura mu bishanga ngo yagiye aho Nyabarongo imena tete wazanyigisha kwisuka hari umuntu uri kwisuka ni uko azanyigisha kumva nabuze umuntu nsuka azanyigisha mitso wandetse ko hasi mbari meze neza ndi kwandika none se mitso nkubaza ikibazo ubwo ndaza gukora iki yanjye ize kugira kuko urabona narahinduye biranga byanga guhindura birasaba nze kuyikuraho mfungura indi nkoreye ngo mbwira ngo gute ndi kukubwira urabona ndi hano muri Kenya niho nayifunguriye urumva noneho yo yisevinga nkaho yanyujije noneho yangerageje kubihindura barambwira ngo ngomba kuba amaze amezi 3 muri Kenya kandi ndahasaziye sinzi aho amezi 3 ndaza gukora iki ndasenya nguri ngo ujya guhindura region bakakubwira mbabarira cyane banza uganire n'usenge umwuka nabo gusubiramo banza usubize ibibazo ari kubaza mubaho baturanye n'abantu benshi mbose mbwira nyine naje ukuntu bandusha banza umpe ku kagage dusomeho bazi tubemo inshuro nk'ijana nakubwiye ngo ndi narayifunguye kandi iyo ngiye kubihindura barambwira ngo ngomba kuba amaze byibura amezi 3 muri Kenya ndahasaziye byaranze amezi 3 ni imyaka 100 mbimenye cyangwa nyisenye fungura indi nyine ntangire bushyashya nshaka abantu none se muri Kenya TikTok yemerewe kuhahemberwa yego ndi kumva umeze neza none se ubwo bigure n'ikibazo kubajije banza urangize kujya hanyuma umwishyura ibibazo arimo arakubaza
nukuri narangije wabyumvise narangije umva nyine karame ujya guhindura ndanabyibagiwe ahubwo ujya guhindura region amapera ari mu matwi umva ariko ubundi ko akakubwira ati ngo ugomba kuba umaze amezi 3 kugira ngo ugire iminsi 90 muri Kenya ngomba kuba amaze iminsi 90 muri Kenya iyo ni amezi 3 kandi ndahasazi iyo minsi 90 ubwo ni imyaka ingahe kandi kumva bikomeye ariko byakunda uraswitchinga account yawe hariho nimero ya hehe y'inyakenya icyo urakora uraswitchinga nuza yawe numara kuyiswitchinga irahita ko ihinduke nyine aho ngaho iri ite ko ijya aho ngaho iri nimba iri mu Rwanda no umva ikintu gisekeje ko na mail iriho umva nyine igisekeje ni kimwe naranayikuye muri telefone yindi nari mfite urumva noneho njya mu yindi telefone ndongera nyifunguriramo nyine urumva noneho na ka gace kazaho aho iherereye imbarere region imbarere ibice numbaza noneho nkikanga no kugakamo ubu ntago kariho noneho urahindura urabanza uswitching account nta mail yadinze kuri iyo account yawe email nyine ni yanjye nsanzwe nkoresha mu bintu byose wayifunguye uri hehe nayifunguye ndi muri Kenya noneho urestara VPN uhindure location ushiremo aho ngaho uri cyangwa se uhindure iyo nayisizeho narabigerageje ndayikoresha uzi amafaranga banciye kugira ngo nyikoreshe banciye 17,000 bya hano kugira ngo ntangere kuyikoresha 140 nakura he VPN zigaye zitaba amafaranga barayanciye wallahi ndavuga 17 ngo icyumweru kimwe ubwo sinajya mpanje kuyikoresha buri cyumweru nkiraho 17 urakunda naba nkorera ngahe ngeze ko nzi ko VPN zidasaba okay none ubwo ikintu urakura hindura TikTok hari izindi TikTok zitagaragara kuri Play Store zihindura ayo bayita ngo cye burya ibyo nyine ibyo by'amaregion nimba ari amaregion nere nimba ari ibiki noneho ariko mbere na mbere banza switching account ni ikibazo kiri akenshi ni ikibazo gikunda ko kiri ugaswitching account ukara ko bihinduka bihinduka ariko ndayiswitchinga nyikanze mu gutwi ndayiswitchinga kangahe ko ndayiswitchinga mu rubavu naraswitchinze wanyuze amagana bana ndifuza yaba sinzi mba nafungura ndukagira ukabimfasha pe ukireka nsubiye muri process zose kandi sinasubiraho ndi live nkajya nkubwira nkusomera ariyo ngifite followers bangahe 600 nuko nababonye mbizi icyuya mukwa umaze igihe kingana gute uyifunguye ubu se nk'ibyumweru nka 2 ibyumweru nka 2 ukwezi kuri hafi kugeramo urafungura indi noneho uyifungure inywere ukuntu bigenza ku buryo iraba iri public nyine tu yo ku buryo iraba iri international izenguruka hose bitagombeye ngo ibonwe n'abantu muri mu gihugu kimwe cyangwa abanyarwanda hose ihagere none ubwo abantu banjye se mana urabaruzinganyira mana we ubu se ko mpfuye koko uratangira kuri 0 uri umunyuzi uratwinginga tuguforowinge rero musagahinda ko kamfashe nyuma y'amatwi ngizera
ni ibibazo. Yesu upfuye uzi ibintu ngiye gukora mico aho kugira ngo nduzinge ino akawunti ndafungura iyindi ugire mu zombi yindi telefone sibyo kuri simukadi ntiyemerewe kujya akawunti ebyiri. nanjye ntabwo mfite simukadi mfite nyinshi urumva ndumva warakoze umushinga. noneho ariko ho birasaba ko nshyiraho nimero yo mu Rwanda. Nimero yo mu Rwanda kode bakayiguha gutura aho ngaho se. neza ubundi byose sinabifunguriye ndi hano barabiguha kandi mfite nimero zose ndazifite nizo nzikoresha se yego zose ndazikoresha. Ikibazo nushyiraho nimero yo mu Rwanda ntiwahembwa, nimba ariyo guhemberwaho ntabwo wahembwa. Mbere ibintu ngiye gukora rero kuko nabonye bikunda iyi ngiyi ngiye kuyigumizaho ahubwo nshyiraho nimero y'inyarwanda kuko nabonye bikunda wafunguje email se banza unyumve n'ubundi okay byose ndabikora urumva email nshyashya se email ukayifungura kuri nimero yaho ngaho ikaba ifite nyine nuza ama location yaho ngaho nyine ibaruye aho ngaho email. Okay ubwo ni ugufungura email nshyashya mbese email yaho ngaho warangiza ukayikoraho account ukaza kwadingaho nimero nyuma wari ko yifunguriye kuri email. Okay ibyo reka mbajya kano kanya rwose kuko iyi ntabwo nayitakaza maze kugira hano wenda abari kuri no nzajya mbasaba mbahe n'iyindi yanjye bayinkurikire. Udayagati mu following inyegamo kabiri. Nakundi ariko ndababaye pe n'imbaraga ntabitakaje. Ubwo ayo mafaranga wagiye gushyira kuri VPN iyo kiya promotingisha account ubu umaze kugenda 20 bya ndetse nkasoringa mbere uko nigire ndetse nkasoringa mbere uko ngira nishyura ngo nyishyura ngo bikagenda bite Tito ikayipromotinga nyine ikabigira cyangwa ukagura aba followers mo kimwe. Njye ko nta wigeze ungura ntago naba followings njye ko nta wanguze se gufollowinga uguze nk'ibihumbi wenda 10 by'aba followers n'ibihumbi 100 bya like wahita account yaba itaka monetize nyine itaka monetize gatangira kujya ihembwa buri kwezi. None uwo ninde nayiguraho ngo nguri iyo ngiye ahubwo ngo yamaze kuba monetize se nose wahembwa gute kandi mubaruye ari wihemberwaho ibintu bya bank byose bimubaruyeho ibintu mbwiye ubwo urumva umfashije urambwiye ngo kereka ngo uguzenga followers nyine aho gwitimbwira gutyo nari kubyumva ubwo kugura aba followers nyine ari amapplication wishyuraho bakabita babigukorera. Yimbwiye application njyeho nyine kibazo sinye no kuyibuka ku myaka ufite kandi ndebe ku mashini ukuntu bari nukuri ndeberaho kabyara ndebera kuko n'ubundi ntuza yanjye TikTok yanjye niyo kwamamarizaho amaproduit yanjye ubwo rero ndamutse mbonye abantu benshi byaba ari sawa. Ikibazo nuko baguze wasanga ari aba Bangladesh n'abaki n'ubundi ntacyo byabafasha ari abo baguze. Iyo boro ni Nyarwanda. Abanyarwanda se bo hari kugira ngo twebwe turi beza. Nyine yo nkayihemberwaho ngiye nshaka international. Nubundi se hose ku isi ni rukora nyine ariko rugeze mu Rwanda ejo bundi. Nshaka iyo kujya mbona abantu benshi babona ama producer yanjye hanyuma kandi bakanamemba of course ntazaba yishyuye ariko ibyo TikTok izatuza rero tuzahembwa tutanakoze. Mwamamarize kuri YouTube. Mfite YouTube channel yanjye ahubwo ndi kwibaza ngo harabura iki ngo bariyo wamamaza izamuke. Sababu bangahe?
wowe ucaye ni box si ushaka akazi ucaye ni box ushaka akazi wandi none kuri kuyihisha ntabwo ushaka ko tuyimenya ngo tugusapotinge oya muza ive ngo wabyigumanira ndabigumanye buriya ifite babiri oya none se ahubwo ifite n'umwe buriya ifite viyuzi umwe gusa no nta kintu ndagira nta kintu na kimwe ndashyira narayifunguye gusa ibiri aho ngaho njye nkwereke hano inyegamo nkwereke njyewe kanze funguye imashini ariko shyira hasi pera wo kabyara utaza guca mu zuru witsamuye akabuto kabaka iyo umuntu atariye nagakora ewe ibyo wariye biratuma ukora twabibonye unywa amazi menshi amazi bitabaye ibyo urahamagara aho nariyo wajya ngo ni akagurube gatoya bahazanye nashatse kubivuga ndavuga nti si ubu bavuga ko ntukanye mana ndi umubyeyi urakoze kubivuga ingurube ziyakunda kubi utugurube duto tuyakunda kubi ngo social media ubahereza mwebwe nganze kubabwira ngo tano yanga mutayireba wasanga nta kintu ndashyiraho aho ngo hari sabu izo si sabu 3 ziriho n'iyanjye ya 4 ntabwo iyo iryo zina ntabwo ari iryo ngiryo yitwa iryo zina ntabwo ari iryo ngiryo yitwa amajwi ari kugaruka iryo zina ntabwo ari iryo ngiryo yitwa ngo Jani Jani se ari kuri coding amajwi ari kwisubiramo ngende kuri kodinga amajwi ari kugaruka haba hari uri kuri coding amajwi ari kugaruka haba hari uri kuri coding reba hano amajwi ari kugaruka haba hari uri kuri coding reba hano amajwi ari kugaruka haba hari uri kuri coding wabonye yego ni ibikira uri kubibona cyangwa turi kureba nyine YouTube yawe ifite abasabu bangahe ntabwo nta kintu kimwe ndashyiraho sindanayamamaza ubwo rero ntabwo navuga nshaka abasabu nta kintu ndashyiraho bakaza kurebaho ikizi No. I can't let you do that, my son. Forget. Nini, take this one. Take and go out. Good boy. No. That's not right. Shika. Use ko najya nkubita abana uyu akaba ashaka ko munyafura koko ndabigira nambika filme ko nambika filme okay turimo turareba nyine we ni ibiki muri kutwereka ubonye kuna amafaranga yinjira kuri YouTube nakubonye niyo mpamvu uri kurya amapera akamanuka kuko uzi ko ujya kwa muganga ukivuza ahita mfunga kuri YouTube cyangwa kuri TikTok YouTube aho kuri TikTok hano ni kuri YouTube ariko no kuri TikTok naho biba bimeze kuriya ushyiramo nyine aho nimba uzajya yemberwa mu mapaundi cyangwa se amadolari uhitamo umva mico ndaje nkwandikire inbox nimero yanjye ya WhatsApp kugira ngo unsobanurire neza ibyo mubwira ibyo mfasha
very good. Ngewe ntihagira unsobanura uburyo bahembwa kuri TikTok. kuri TikTok mico aba followers Mm. ibihumbi 10 na like ibihumbi 100 ibihumbi 100 like ya ibihumbi like 100. aba followers ibihumbi 10 Ehe. utangira guhembwa buri kwezi bidasiba Buri kwezi ubwo bakama ngaya amanyarwanda. bagwa nyine arawo batanye bega nibajya munsi y'amadolari 50 Ibas. kuko babahemba mu madolari nyine Twebwe ntago dukoresha amadolari ubwo mu Rwanda nangahe? mu Rwanda se bari batangire guhembesha nyine wowe account wowe uri mu Rwanda wese agenda utamusobanuriye Ndahari ndi kubumva. wowe uri mu Rwanda Hoya ndi muri Europe. wowe biroroshye arya muri Europe ni nako naho nzi ngiye muri Europe ni Burayi. aho ngaho ziba zihembwa ariko ndi kumva mfite ama account akomeye gute mutabona aba followers cyangwa biba byabananiye kuzikoresha ntabwo tuzi kuzikoresha nyine uzi ngiye yabaga mba muri ibyo bihugu ubumba narashoje kera cyane ubwo nyine umufashe nawe atangira ahembwa urumva atari kubaza se bikeneye urumva ko twageze hano bikaba bigiye kudufasha kugufollowinga bifite nyine ntabwo tubyitaho twebwe abanyaburayi kubera tuba dufite ubu akandi kazi dukora. umva ikintu cya mbere rero gifata kuri TikTok kuba ukora video nyine zirebwa kuba ufite content pana kuvuga ati ngo ngiye ngo ngurango runaka yashyizeho content nawe ugafata ya content ukayishyiraho abo bakorega copyright ninde wavuga ati harya ngo ninde ngarya inyegamo ngo ushyiraho ibiki bivuga ngo kuri nuze hano kuri TikTok ho naho namamariza ibintu byanjye ncuruza kuri YouTube ho ushaka kujya nshyiraho nyine no gukora nyine content ibyo okay no kumwe kuri YouTube ukereya content na TikTok byose ni kimwe iyo ugendera sibyo ko kuri TikTok ukugendera ku by'abandi birakunda ariko nyine ntago wahembwa nk'uwazanye content yego nimba ushyiraho ibyo bintu byawe bikorere video nyine ari uburyo bakoramo utu video nyine ukabona nyine ubwo video burashimishije pana kuhita ugifata ngo nimba ari amafoto ngo bihuze bikore mu buryo nyine bwiza ushyireho nyine n'umuntu nakibona uhimbe nimba ari indirimbo pana gushyiramo indirimbo imwe reka ngo ikiririmbo kimwe cyegenda genda upangamo imiziki nyine igiye itandukanye nk'uri gukora intro none ushyiremo nyine ujye wa uploadinga narebe none se wowe biriya watweretse muri computer ni ibiki njye ntabwo nasobanukiwe ibintu wari uri kwerekana nongere mbishyireho rero ni uburyo ahembwamo kuri YouTube ye afite YouTube channel YouTube kugira itangiye guhembe bisaba ubu ufite amantuza ngaha ama views n'ama ngo ni mari subscribe ihembera views ihembera sub 1000 n'amasaha 2400 aho hantu sobanurira neza we uko batinze kumemba se kandi mfite ama views menshi kuri YouTube ubwo ngubwo ufite video ziri copyright ufite views zingahe reba kuri channel urebe ufite ubundi amasaha 2400 ni iminota 220 nimba ufite video imara iminota 3
cyangwa video zawe zigeze zimara iminota 3 zikaba zarebwe ufite views zose hamwe ufitemo nk'ibihumbi 100 ubwo amasaha warayabonye ahubwo impamvu atakugira monetize ubwo ufitemo video ziri copyright aha ibaze cyangwa se nimba nazo bakaba baraguhereje code yo kwa applyingiraho nabwo nuyibone cyangwa ukaba utaranayisabye ari n'igihe batayiguha bikaba ngombwa ngo yibasabe ariko none se nagiye mfata mbona ama email menshi ya YouTube we hari barabikubwira bya YouTube bagenda banyohereza simbisome wenze ko nzajyayo kubisoma barabikubwira kandi iyo ufite copyright ari gishuduka na cano bayisibye none se Mico ikindi kibazo mfite iyo uri gufungura YouTube channel n'umwana nawe iyo ngeze kubaza ibintu by'ingingo bimfasha arabweje nk'ubu ngubu ngewe ushobora gufata channel y'umuntu ukayiba amezi 3 ikaba yatangiye guhembwa kuko nyine ngiye mba afite ukuntu mbigenza mu mezi 3 iba abasabo mbona amaze kubabona na ya masaha pfa kuba wafite content ya upload zigiye zimara amasaha noneho nge mba afite ama email nyine ahwana n'uwo mubare nyine bakeneye noneho ikindi biba bisaba internet na machine ubwo nyine nge iyo wamaze kwa uploading izo video nge nkimera ku murongo nkajya nkina bakandika bo YouTube ikabara nkakina ikabara yakuzura ikahita kemereza code ukahita wa applyinga nimba uri hehe bikahita birangira iyo umaze kukwemera guhembwaho ntago ugikeneye ngo umuntu arebe ushyiraho video yo ikahita yirebwa kuko baba bari kwamamaza okay hanyuma se ikindi mubaza iyo ufunguye YouTube channel urumva ukifungura ako kanya hari ibindi bibazo bagusaba by'amakonte by'ibiki cyangwa urayifungura gusa nyine nta bindi bagusaba urayifungura gusa nta bindi bibazo bakubaza ahubwo ikintu ujya gukora ni ukujya kwesitamo ukuntu uzajya uhembwa aho uherereye ese uzajya ihemberwa mu kihe gihugu ari nk'igihugu ushobora kuyishyiramo n'izigera ihembwa ukagenda ukagitekingamo byose warangiza ibyo by'amakode ibyo ngibyo by'ahantu uzajya uhemberwa iyo bakoresha ku gatabo niho bifungurira yewe kundamukira kwawe kwari gufite izo ni ukuri urakoze karamfashije no ariko uguza amafaranga abamo mana abamo nta nubwo wakongera no gukora muri leta niyo mpamvu uri kuraha zawe wirira agapera witurije nanjye ndaho ariko we wa mungani habamo amafaranga hari ubuntu njya butangira YouTube butanashinga muri Afurika wajya kubona ukabona yerekanye iyindi video ngo yaguze imodoka ngo yaguriye ngo umugore w'imodoka ejo ngo wenda reka nkubwire tureba ushobora iyo ubundi mbigusobanure neza iyo ushyizeho indirimbo wenda imara iminota 3 iyo ufite channel wenda tuvuge ushyiraho content ikarebwa n'ibihumbi 100 ukwezi kutari kwarangira views imwe batangira kuyikubarira amadolari 8 views imwe uragira ngo nibagirwe no kurera umwana kubera ibyo bintu uri kuvuga uzi kuna amafaranga ni menshi mwa noneho numva ngo umuntu mu kwezi ngo indirimbo ngo ikwezi kutari kwarangira ngo yarebwe n'ibihumbi 100 ngo na miliyoni 5 izo ni za miliyari z'abanyarwanda ayiwe uso n'umwana ndamwumva miliyoni 1 views miliyoni iyo igize ukwezi kutari kwarangira
wizere ko utaraburamo miliyoni 3 z'amanyarwanda. ukayabikuza yose kuri konti yawe se cyangwa Rwanda Revenue ikayatwaraho? Niba gukase menshi ntago byarenga 1,100. None se ubu ngubu uru rugo ndacyarwubatse we Mico cyangwa mbivuyemo nsubira mu rugo? Ubu ngubu koko umwana wanjye aracyakuze. Niwumvishije Patino n'umuzi umukina comedy. Komedi ya mbere ngo yamuhaye amafaranga menshi ni komedi yashyize yimara ukwezi kumwe yinjiza miliyoni 3 z'amanyarwanda. Ukwezi kumwe kandi ubwo narwo nta na komedi afite yigeze igira muri miliyoni views. Nibaze we. Uyu mama kunari kunseka ngo uri kunsetsa ngo uru rugo ndarwubakara. Ubu birarangiye. Niyo mpamvu ubona abantu bo ku mihanda basaze. Bafite rezo. Ni nyange nyigitangira kujya ku live TikTok. Igihe cyarageraga umugabo yajya kuryama nkanibagirwa ko mbana n'umugabo. Uzi ko wibagirwa we bino bintu nibiba ariko rimwe na rimwe cyari gituza tunabizira. Uzi ko hari igihe ugira gutya ufunga amajisho urumva ukagifunga uguhunyengeza ureba n'akajisho kamwe gutya. Nara ugahita hari nk'umuntu ugiye live. Ugahita muga utaranavuga ukirebaho reka ndebe uturiho nka Mico agata akohereza ngo ugeho nyine. Mwebwe rero nge nagengira cyo kuryama. Reka. Uzi ko bahita ubyuka ukamera nkaho uri mukuri nkaho umugabo abizi neza ko rwose ibyo bintu bifite umeze nk'ufite uburenganzira busesuye. Ubyibuka iyo hashize amasaha nk'abiri ukavuga ati nari ndyamye ngeze aha muri saro gute mana y'Rwanda utangiye gutera urusaku hejuru uvuga ukabyibuka ubonye bakora amazi yo kunywa akakureba ntavuga uravuga uti ndapfuye uriya ndi uhita uzinga amabingo ukigita utanasezeye. Cyane none hari ukuntu ujya kuri live none ukajya nk'uku yari live ugahita umujoyininga igipintuze story igahita iryoha we igahita iryoha amasaha akarengarana noneho umugabo nawe yagiye kuryama ukajya kumukumva araje ngo ibyo bintu ngo bikureho uri kunsakuriza nshaka kwiryamira. Iyo ugize Imana akakubwira ibyo bintu binkuriraho byibura uravuga ni amahoro. Uzutambuka akakureba agasuka amazi akongera akaza akakureba nawe agatajya mu cyumba uravuga uti aha birabaye birabaye. Ibintu by'amassocial media nuko tubikunda ama internet azadusenyera n'ukuri. Wanjye bahari umunsi yigeze kuza niba byari bigenze ejo bundi kandi ye kubona mbona isakuta wifi abaza se patro ko mukubye wifi ko ziri kugenda nabi wanjye. Ari kubana we kandi noneho upfa kuba ugiyeho gato kurira ntuzi uhita ubona Mico yahise akohereza ngo joining wakumva ikiganiro kiri uko akunda ubucaho ugenda none ngesigaye ndyama urumva nkanarota abantu bo muri TikTok turi gusangira ukagira ngo ndabazi nkubu nkaryama natandika cya Mico ngo turi kurya brushette ndaruzi se shano ruhunguka rwa mama iyo ngiye. hari TikTok live yaje ejo bundi hazaho umugore nimba ari muri Canada nimba ari muri Australia ari kuvuga ku by'urugo iby'umugabo we ikiganiro cyaryoshye abagore bamwifatiye ibikino nakajya basubiza ibintu bisekeje nkumva nkaseka noneho nshaka kujyaho nanjye ngo nisekere duhuriraho umugabo ari kuryamisha abana mu kindi cyumba nanjye mpetse uwundi mu kindi cyumba natekereza uburyo bwo gutangira guseka ari kuryamisha abana navuga singiye kuhasubira kuri TikTok. Umva ndakubwiye ngo urigaya ukabona n'icyo ukora izi TikTok uzadukoraho kandi ngira ngo abantu benshi man sembizi naryamaga kare nk'intuzenye nk'inkoko irwaye umushwiza pe. Iyi TikTok ikeneye babandi bari single mother cyangwa basingo cyangwa wenda babandi bafite abagabo batabaho ngaho badahoraho cyangwa se kakaba ari akazi gahoraho umutwara abizi ko ari akazi.
wowe nyine waba utari kwinjiza amafaranga ari kubona kandi ubirimo akibaza iki nyine. iyo uri kwinjizaho nta kibazo aratuza ariko utarinjiza nyine bisaba ngo nawe ushyiremo imbaraga nyine. umva niba mushaka kubishyiramo imbaraga byibura nkajyanana n'ayo majoro azi ko ndi mu kazi ariko kurara amajoro mu gitondo kaza kumubwira ati ko nta sosi ihari. yatangira kwambara inkweto ukagenda ugahagarara ati nyamara nta sosi ihari. noneho si no kwambara inkweto yatangira yajya kuzambara ukivuga ko zidahanaguye ukajya kure ugasanga izi nkweto ziko zidahanaguye ukamubaza we mujye mumbwira ukabaza ukuntu zidahanaguye iyi ngofero warayeho namukiyeho. hari igihe yambwiye ngo azamenera iPhone yanjye yaguzwe $ibidolari bingahe. noneho igifoni kirakiza kubiza zakimena. yewe no gushaka ukuntu twajya tubikora bitwinjiriza byibura ku buryo n'ubwo yagusekura urushyi uhita umugata ariko nubwo nkubise nanjye nkora. mana we ntabwo hano barwana hano i Burayi ntabwo yagukubita polisi ahita imutwara. kugukubita rega ntabwo ari urushyi shere kugukubita ntabwo ari urushyi gusa akoresha ibindi bihano we akoresha ibyo ibindi bihano nibyo ndi kukubwira ibyo bihano nibyo bibi njya kuyamunisha ibindi bihano nsekura urwo rushyi nkamenya ko nduriye nkavuga nti buriya kuva rwinjiye ariko guza umuntu ugwanisha kukwihorera ntavuge akinjira mu nzu ntanasuhuze kubera TikTok ibaze mu nzu ntasuhuze nagata bwima gatajya kwiyarurira kubera TikTok nta mwanya tubahabye kubera TikTok umwanya wose wagiye kuri TikTok. bigomba bihinduke uko bitagenze utabaye ibyo uzashiduka imihanda yuzuye abagore gusa. muco wera amakuru umvise by'abagore imitima ya kiyore ubuze n'iki amarebe kwanga wemike yo ubu ari umutima umucanke wo gute uri mu mutima umucanke y'umuntu ko nari kukumva neza ati ubu ngubu ikigezweho muri iriya myaka igiye kuza ni ikintu nta gukora ngo muri leta reka reka se hari akazi karimo ko ba data bacu na basokuruza bakarimo ariko we leta yo muri Afurika ntabwo itanga amafaranga menshi nta n'akazi igira nayo ubwayo ntabwo ari amafaranga menshi. ndabyibuka mu Rwanda mu gihe cyanjye nkibayo umwarimu yahembwaga $10,000 kandi akora muri leta. uhaheruka kera ni kera cyane no mu gihe cyanjye niga mu Rwanda umwarimu yahembwaga $10,000. numvise byahindutse none umwarimu ageze kuri 200. 200 ariko n'ubundi biba bingana na bya bindi 10 none se ubundi babikuza ngahe sinzi ikigega agaciro sinzi ngo ubwizi ntacyo bakuramo n'ubundi noneho uko umuntu ahembwe baramukata barayakata
ubundi ibintu bakata byonyine byarutwa nuko batayaguha bakaguha ayo ngayo I wanna ease the money. Ease the money. umva Mico ndaje nkwandikire inbox umpene nimero yawe ya WhatsApp kugira ngo ducatinge neza umfashe ku bintu bya YouTube yanjye no kuri TikTok ngiye gufungura. Nta kibazo pe. YouTube biba byiza ku bantu bateka bafite experience guteka nkawe w'umumama ukajya werekana ngo reba njye n'umwana wanjye bimeze gutya umunsi wo barabikunda barabikunda nyine urakeretinga ibintu bitandukanye. None se afite inuza ufite kamera n'umukameramani ngaho bisaba n'umukameramani se ntiwagura none se uragikora ntukeditinge nyine ngo ni ushiyeho na za subtitle nimba uri bitewe n'ururimi uri gukoresha nimba ari urundi rurimi rutari international byiyandike wenda mu rurimi ushaka bijye byiyandika. Ibi rero nzabihandoringa ntugire ikibazo. Rero iyo bitera bari sawa wahita kuyizamura kuko ubuze nk'urugero Mico yewe ndi umwanditsi w'imivugo n'inkuru urumva nose ubwo wayikineho filime naya filime aka kanya hoya filime isaba ubushobozi bwinshi cyane teka mushaka ko nzajya nkwandikira ahubwo ukaba ari wowe ugira nzajya nkwandikira ahubwo ukora kuri ubufasha nzakwandikira bikeya byo nshoboye urumva ntajya mwandikira nshaka kujya nandika inkuru nkazisoma inkuru mu majwi subizi nibyo nshaka gukora noneho nyuma nkabona kujya nshiraho ibyo gusasa kuko mbifite experience cyane n'uburyo cy'umugore ashobora kwiteza imbere akoze atarinze nubwo nta kazi yaba afite atagendeye ngo yarize cyangwa ibiki kuko nk'ubu hari amavaze njya nkora nkakora ingwa ibintu nk'ibyo donc nkabishyiraho ibintu by'ubumenyi nk'ibyo by'ibanze uzi aho ngaho biza iyo wamaze kuba monetize iyo utari waba monetize bisaba ngo ubanze ushyiraho amavideo amara amasaha menshi utangire ukore kwa kuri ndimo nkubwira ubanze ukinishe nimba ufite wireless imashini ugashaka ama email ukajya playing izo video ziriho amasaha 24 imashini iri gukora YouTube igenda bikwereka kuri YouTube studio yawe kuna amasaha ari kugenda yinjira na sub kuno zinta ikaba public ahantu hose kahita kihagera kwa kiri kurebwa cyane YouTube iri kureba cyane ibyo ni ugiye kumfashamo hanyuma icyo nshaka gukora ngine nshaka kumanza guhera kuri iyo y'amajwi kuko y'amajwi yo iroroshye cyane nagise ibikoresho byinshi nk'amashusho ngira ngo urabizi nawe kuyishusho nshuti yanjye ibikoresho ubukeneye no uri hehe uri muri Afurika ndi muri ishusho rigenda gute yuri burayi wigurira kamera ntago ziba zihenze uhita ugura cya kamera ukagikubita mu nzu kiragukamera byose igura na ziraha abasheri cyo ndi kuvuga mu telefone se ngo iki mitwa ryo kuvuga ngo ufite phone imwe se ndazifite kandi zifata amashusho meza none se ubwo wajya gura wowe uhita kwishakira tripod ngo iki bize uhita kwishakira tripod ukajyiterekamo ibintu bishaka kukugora ni ukweditinga umbwire ndakwereka uburyo weditinga bitewe n'ikintu ushaka gukora yaba ari ku mashini yaba ari no kuri phone byose umbwire ndayifite warangiza ukagira ibiki warangiza wamara gufata video nose bya bindi ukora video kuri bya bindi ukora video kuri YouTube bari kukureba live nimba ari live hari ibyo njya mbona bakora video bakaba bari gusoma n'amakomenti ukajya kubona ukabona bahise bagira amazi ihumbi iyo ni live gukoraho live kandi live wowe nimba ufite aba subscribers ukoze live bakureba nari we ndumva uri budufashe we cyane Mico dufashe n'umumaro tuzigi ngwino mba Mico nyine mba shagura kuri izo nkuru z'urukundo iz'ubuzima zanditse nzisoma umva ikindi kintu kirebwa cyane rero
story love yego no kuzumva ariko noneho noneho nkajya mvuga mu kirimi akenshi cyanjye bikora translation. akenshi ukuntu zikora zo nimba ufite abana nyine bakuru niba ukoresha abo bana nyine batari n'abakuru cyane nyine urabaderegitinga ukabakamera ariko amajwi yabo ukayavanamo ugashyiramo umuziki aho ngaho ugeze no muri za miliyoni views. Ibihe oya abana banjye baracyari bato sinabakoresha ahubwo mfite ikintu nshaka gukora ubu akanya cyo mfite ubushobozi nyine nshaka gukora ngira inama nimba ari sawa urabona inkuru z'urukundo zanditse donc jewe nkazisoma n'ijwi ryanjye nkazisoma mvuga inkuru uko ngira ngo ujye uzumva ziriya nkuru z'urukundo nkuriya ngo inama y'umunsi yewe nari mbona ngo inama nibyo nshaka guheraho urumva kuko ubu nibyo aka kanya nahita nkora bikurikira kugeza igihe noneho n'abana iyo ngiyo monetize mba ari monetize kuko uzajya ubimfashamo ntabwo ndi bukureke noneho nkatangira no kudashyiraho inaprodinga twa tuvidewo noneho nakubwira uko byajya buhoro buhoro usubize ko byose ari urugendo se byose bari urugendo nabyo byakunda uramutse unambwiye gutyo ukuntu nabigenza nkajya mfite mashini iri hariya n'iyo email kuko mfite wifi uhoraho nkabishyira hariya byose nabyo nabikora ndi umunyeshuri mwiza ibyo ngibyo rero wahita kuba monetize nta n'amezi 3 yashe utari guhembwa kuko urumva mfite wifi ihoraho mashine iri nta kiri gukora ibiri aho ngaho mba n'undi uretse nk'ubu ngubu ntagiye gukora itafashe bisikago kwene ni gute mutaba monetize mufite ibikoresho bingana gutya ni ibihe bindi bikoresho ukeneye ibikoresho ngenda bifite mukwiye kuyigishiriza uburyo bahembwa ngewe video nkora nizo kwigisha guteka gute utaba monetize ufite tabu zingahe umeruka yose idi yawe nimba yaragiye he nimba nabuze password nimba byaragenze ute password twayigarura nari mfise ama subscribe angahe nimba ari 200 n'ama views hafi 300 iyo wibagiye password umbwire ngo ufashe kuyigarura ama views nari mfise ibihumbi hafi 300 ya ama views iyo nibagiye murayigarura nayigarura kuba wibuka email iriho gusa cyane nese ntibabyerekana ugiyeho kuri iyo YouTube ntibabyerekana barabikwereka umva ibyo nshaka gukora nk'uyu munsi ntabwo ngeze batazi gukora amasambusa intuze ibitumbuwa guteka ibiryo by'abana guteka ibiryo byihuta ari ukuntu uba ufite ibiryo mu rugo ariko ukoresha ururimi nakoreshaga ikinyarwanda reka hindura content cyangwa ujye ushyiraho subtitle ibyo rero nibyo usanga kugira ngo bijye bigira mu cyongereza ushyiraho subtitle ukajya uvuga mu kinyarwanda bikiyandika mu cyongereza ufite imashini byose imashini ndayifite ifite biti zingahe njye mfite computer na laptop ubwo icyo urakora uragura Adobe ndayikwigisha Adobe uburyo bashyiraho subtitle n'uburyo babyeditingiramo byose nabe urabumva Imana iguha ni ukuri udusange inbox udufashe turamusanga ahubwo kubera hari ukuntu ufungura cya YouTube we nikigera ahantu kurenga abantu bakirebe nk'uko abandi babigenza twe tumushaka ahubwo ntabwo yadusanga inbox natwe tumukeneye mbese sibyo ngo ushaka kurya inka ryama nkayo erega abantu nyine njyewe natangira abantu benshi kubera Facebook uziko kuri Facebook mfise abantu bangana nuko Facebook itemera kugira intuze confirm abagenzi benshi yigarukira ku bihumbi 500 ubu mfise miliyoni hafi 10 ziri ku miliyoni za followers
How are you? Ndi gushaka ko mbagira confirm. Bari gushaka kubinshuti. Mutesi. Noneho intuze umva problem TikTok umva Jean Facebook ari ahantu ujya ukabihindura ba bantu bari gushaka mu bishuti bagahita bahinduka ba followers noneho ikintu cyose kize bakajya bakibona. Ni hehe se mwabinsobanuye nkabikora we? Narebi ndabikubwira ari ahantu uca ukabihindura wahize ukayigira public noneho ba bandi bose bari baragusabye ubushuti bagahita bahinduka ba followers. Nukuri mfise miliyoni hafi 50. Iyo niyo wagira miliyoni ibihumbi magana bijyaho naribi. Ukwiye kubinyereka nabyo nukuri. Naragize confirm nuze Facebook iranyangira ngo hoya ngo magana 5. Mutavuga. Turavuga. Magana 5 ararangiye. None Facebook irahemba ariko ukoresha page. Iyo ukoresha iki? Facebook page. Aha. Nabyo bisabukira. Aba followers 10,000 na like ni nko kwa kundi n'ubundi. We ndabashaka ba followers bahita bampemba mfise miliyoni 50. No nibyo. Ahubwo Mico. Yo ndi ukumva. Ndashima Imana kuba nkumenye nukuri ndaje nkwandikire kugira ngo umfashe ibyo byose ndatangiza telefone ibintu byose nshira hariya Nestare nge na uploadinga urumva twese dutangiza amatelefone n'ubu ngunge nari mfite kamera ariko barayinyibye narayiteretse nsanga bayipepukanya ariko bege ibyo nakoze byose ni phone. No si ubundi kamera niki yakora telefone itakora ingosha umva Imana igumugisha ubu mbese ndikumva ahubwo ngiye no kuba mvuye kuri live nkata nkwandikira mbere yuko ntangira kunywa amazi. Naribireka nanye fongera live nari. Shimani Jani yagiye se? Arahari. Ndahari. Umva reka duce ni box tumuvugishe umukanya nagaruka live. Wowe nkugire inbox nomero zanje noneho nawe tugire inbox nomero tugire Janine. Wowe followinga nago followinga back. Umbaza kuno tugiye kubigenza. Wowe wamfollowinze sibyo ndaguha inbox nomero zanje nimara kuguha inbox nomero zanje uhita unsanga WhatsApp nawe aduhe inbox nomero ziwe niturangiza tujye WhatsApp connecting call atusobanurire nibyo byiza kugira ngo adasobanura ibintu bivunanye inshuro nk'eshanu sibyo byiza Mico turi kuri WhatsApp group atari gusobanurira uyu niho byosubiramo umvugira followinga back rero kuko ntago won chatting utagize utafollowinze back Mico reka ngusanga inbox my boss nari inbox se wabyumva ibyo turi kuvugana yego nyine ngiye kujya inbox mfata mbona nimero no henda zibona gute ntajya inbox wowe ufate uhita umufata nomero nanjye nkwandikirizaanjye nibyo ngiye gukora aka kanya mena nona okay ciao